kubera iki naho gashiho niko gakoze nyine naho guteruza amasaka ahubwo nzakora business yo kuzana ututu ndabona abantu baduharaye muri comment n'abantu batuzi muri comment bana nado hako cyagasa kirabizi nyamara ngiye ibi bintu bro ngiye nakuryoshye kanumva urumva biryoshye da okay ubugari rero sasa tujura hagati no hagati ibiryo biryoshye wagira ngo birimo isukari mbega ubugari dore icyo bita ubugari twagiye ndebe biryoshye ko ari njye watetse arabizi abizi biraryoshye. So hello guys, how are you doing? Nizere ko mumeze neza natwe tumeze fresh, turashima Imana cyane nko mubibona twagarutse nyine me and him and him. So nko mubibona dufite umushyitsi w'imena guturuka Gasana. Amen. Nakoze Imana turakwakiriye mu gikoni. Amen. Imana ibamugisha bagasanire. Gitugira ute? Ibagasanire ibaho umugisha like iki kinyarwanda ni icyahe bagasanire maybe ni Kirundi abashinga ntahe tugasanire turabyakiriye amen nubwo tutabyumva amen. So twakiriye Gasana mu gikoni wacu uyu munsi agiye kuba chef wa danger I don't know niba turi Chef de Rio Gasana. Yes, Chef de Rio Gasana. nubwo tutamwizeye ntabwo nyuma yo kurya ibiryo turajya kwivuza asara umuntu ari umuhungu cyangwa ngiyewe nize muri kaminuza kandi nayitekeraga ntiturwara inzoka z'ikisi sinodozi ndashyiramo That's petrol nice. sinodozi yatekaga kandi koko muri internet nabajyaga batumeneramo aga babenamo mwitabe bumva ibyari byo urumva muri internet batumeneragamo aga petrol kugira ngo tudapfa. ese birakoraga Yes, byarakoraga twari kwa twarahwereye urumva byari ko bimeze gute narebye nsanga Gasana ngo isombe ngo ziheruka kwa nyirakuru ngo muri geto ntajya zitekera ariko yasiye mama ba mu rugo uba mu rugo iwanyu none se ibyo ndabikuye ariko uzi ko ariyo mpamvu nese ngera yabikuye muri geto kuki wari warananiwe ntabwo nari narananiwe yagaruwe mu rugo umwana w'ikirara yaratahutse kandi arabizi ko yishimiye yatahutse. Okay, natwe turakwishimiye tugiye guteka isombe nubwo ihiye tugiye gushiramo inyama tugiye gushiramo inyama hano duteke n'ubugari. Gasana niwe muntu umushefu mu bugari niwe tugiye gushe ati yes kari menshi ni menshi se ntituri benshi bari hano nago uzigera yaciraga guteka Yesu ntabwo mbyibuka tukwakirije akiba muri IPRC niba muri IPRC kabisa hano namenye ko Gasaneze muri IPRC nabimenye mu kiganiro hano ngo amazi ni menshi ku bugari ego yagabanye okay ariko niwe yasago okay ne bashobana use nitudahaga muri kugabanya amazi nanjye binyobere afata abashyitsi abicisha inzara ariko ahangaha ugomba kumenya nk'umushefu nyine wabyize yego kumenya ise amazi igipimo cy'amazi okay ngaho reba nanjye nkuzanira umupfundikizo w'isafuriya aho biravamo urapimye usanga biri buvemo ukunda kurya cyane kereka nimba we n'umutwaro wawe turya okay aya n'amazi y'ubugari izi ni inyama twatogoshejemo hano tugiye kuzikarangamo gake nta bintu birenze hano umuriro uriho just kugira ngo umuntu yashya atetse biragaragara reka turebe uko ari bubi W's in chat, W's to live bari. Really? Nago turi live ratari kukubesha. Stop playing. Ati stop playing. Man, stop playing man. Aka kantu ni kuri bufatisha ku bugari we. Ni kufatisha. Akora kazi. Kano nakazi. Bakita? Kano? Azina rya. Nako bishoboka. Ano kuri nazina rya kwanza aka kantu mu Buhinde nagakuye mu Buhinde. Chef Arsene aka kantu bakita gute? Chef Arsene ntago aka kantu akafite. Ndakisha. Oya kasubira inyuma kakagaruka n'imbere nta birenze. Aka kantu nakakuye mu Buhinde. Marakiga nyene bari kukiga. Ukiga mu Buhinde gakuye mu Buhinde aka. Yes, niko twa urakimuka muri Kenya. Yes, niko oya nakagumishije hano. Narakuye twagasize hano turakahasanga. Yes. Le nyama. Inyama mu Gifaransa bazita les viandes.
muri no minsi ndi mu mwuka w'igifaransa. Iyo udahita ubivuga si kugira ngo kubishobora. Iyo reka nkwereke. Nujya guteka uzajya umbwira ngo shyiramo iki. Thank you. Icyo nkundira akira. Ariko ntago mugira yanuze. Za indi bambara. Itaburiya ndaje nyigushakire mu minsi itaha. Umupira wanjye w'umweru. Nujyaho inuze. None se kamavuta yiyugahita ugenda. Mbajya kwigisha domoni. Shyiramo inyama gutya. Ariko amavuta ntago arashya neza. Ntago arashya neza. Uretse ntago ntago amavuta arashya neza. Amavuta yahira. None se abasushi afite bamaze. Afite ubwoba yuko amavuta aryehe just shyiramo. We shyiramo inyama just. Kibazo cyawe ntabwo unyizeye uko nzi guteka. Rimwe muteka ariko ndabagabo batweke. Ubu gikora waza kiruka. Ayo ngera muri gatera gwateka kurabizi. Yayo nabyishe kera man. Ndiri kumamagara. Sawe, Shefa Lisene azakwigisha guteka. Shefa Lisene ntabwo yangisha guteka kuko nahita murusha. Okay. Kandi mbona atakunda competition yanjye nawe. Waba wishe kariyeri? Ntabwo nishe kariyeri ariko Shefa Lisene ndamwemera. Ateka ikintu twa fresh. Muzamuzana. None sasa yasigaye gushyiramo ibitunguru. Mwema muretse mu karangi nyabazi patirangi. Zifata irangi si zirafata irangi zitarisize. Bagira gutya. Tarisize. Sasa ntabwo ushobotse nawe mu mitekere. Ndabona wagicisha inzara. Cyabana yanjye reka ndeba abagabo ikintu bagiye kudukorera guys murabibona ngo duteke inyama mpaka zifashe irangi kandi ndi kubona twazishyize mu mavuta none ngo turarikura irangi niryo rigomba kuva mayi nka data nagacuritse wagira gutya se gutya W's in the chat W's yes abantu uko bansize bonyine biriya izi nyama zabo basanze naziriye zose nazimaze we ntugire ikibazo byose ni ibyacu ko zahinduye irangi urabeshya ntabwo nkubeshya ahangaha iyo umuntu ari guteka nyine aba ari n'imineke ku ruhande gakomeza aryaho gake gake hari n'icunga ahubwo gake gake gusa ntabwo nari nzi ko nzi guteka bingana gutya ku buryo ndeba ibiryo bigahita bishya abana yanjye abantu bari buhishe we ndetse basigaye ntari kubona umva bagira ikibazo bagira ikibazo rwose aha gusa isombe yari itetse yari ifite ibirungo byose tugiye kwambara sombe turayishyiramo ryari sombe turayishyiramo ntabwo tuyishyiramo nonaha turaza kuyisukamo hano ahubwo ndavugishije nyama n'izishya izo nyama n'izishya nizimara gufata irangi mwe nakubwiye urumva turaza kuzishyiramo ibi bitunguru nitwe nkubaze ubwiza n'iki ko zafashe irangi urumva inyama gutya wayishyizemo yasaga umweru sibyo mu kanya nubona hari uruhande rwatagiye kuba shokora nka gutya like this ziraba zitangiye gufata irangi ubwo irangi riri bufate n'ishokora ni irangi rya shokora that's massive izi tungurusumu tuzishyiramo umunyu wari ubizi dushyiramo umunyu yes kugira ngo zinogeze mo hano zirimo ni two gushyiramo hariya just kugira ngo n'inyama zihumure ujya ujya buri nyama nawe ndabitinya ubu se mwiye buri nyama ariko kwa kuri minsi ufite afite ntabwo gishye se ntabwo nashya ndi kurya inyama ntibibaho ubundi ikintu cyankika ni inyama yonyine kuri iyi si ndateka none ureba ibintu ndi gukora wagacuritse ndi kugira gutya sinanafatishaho narangiza nkagira gutya I don't think so oya turarya kandi byabaye gusa si byabaye amazi yo sagiye
yagiye gushya tungurusumu se ntiraboneka ngo tuyishyiremo cyangwa ntabwo igihe kiragera hazamo ibitunguru na puwavuro urumva ndi kuzirasa imbogo ntabwo izigera itureka n'izigera idutererana iraduhetse ku mugongo wayo indirimbo se urayizi ntabwo ujya wumva gospel nahise nagute iyo ndirimbo utayizi ntabwo uzi true promises niyo ndirimbo yawe uzi kibagirwa n'ubwenge bwo gushima imana se yamuguhaye buriya rero gushima imana ni kimwe ariko no kuba mu mutwe bitameze neza ni ikindi yagomba kumera neza mu izina rya Yesu amina narimo nitwa umuntu w'ingenzi iraduhetse ku mugongo okay gasarika nshyiraho kandi dore gasa n'ikiryoha gatazi gutega yagacuritse bagira gutya erega ako kantu ni ubwa mbere mba nkabonye urumva gatuma umuntu adashya ni ubwa mbere mba nkabonye akuze gukata neza ibitunguru nk'abashefu ubushefu se namubonye yagira ubwoba umunekeze umuneke n'uw'abantu nyine bari kuri benshi tu baba baryaho gake gake iraduhetse ku mugongo wayo oya kandi ibiryo byaryoshye man ese hano harimo umunyu cyangwa turawushyiramo bisa nk'ibyari bihiye ni ugushyiramo inyama gusa okay nta kibazo ahubwo se somera wagomye kuba icanye nayo ariko ntabwo byakwirwaho nashyizeho isafuriya imwe muri zimwe zombi ubwo turaza kubigenza ute naho ubwo yaba ariyo twari tubanje kuko nanjye aya mazi nimwe mwanshutse bano bagabo bari gutuma raka n'inzanga nanjye ntabwo ari itegeko kumenya ubwenge n'inzanga nabaye kumenya ubwenge ntabwo ari itegeko so this is les oignons avec les poivres et le français itingazi and we are going to put it there Francis igifaransa kirakamye bro simbishyiramo icyarimwe se iraduhetse ku mugongo wayo sana the real chef ngomba kubikora fresh izi ngizi bazizi magi magi ndazizi iraduhetse ku mugongo wayo naritekeraga ariko gake ntabwo naryaga ngewe guteka ndabikunda ariko bintera ubunebwe ngewe ariko nta kintu bitwaye magi uri buze gushyiramo ariko noti nawe turazishyiramo ryari urazishyiramo nyuma y'igihe kingana gute nyuma y'igihe kingana gute bimara gushya sibyo ubona bimeze neza nyine bisa neza ukuntu ugahita ushyiramo magi nabyo ntibihindura ibara oya bisa nk'ibyoroshye bisa nk'ibyoroshye nk'ikintu warya nyine nta kibazo chef gasana the real G so guys gahunda iracyakomeje guteka tugiye guteka agasombe n'ubugari uyu munsi ni njye uri ubirimo gatanu ku kandi ndi kuvangavanga ndi kudija gake gake hari ruture stop play kumufasha gusa we ni umutetsi ninde sorry it's okay okay imana yaba hari ntabwo twizeye umunsi rero navuze ngo ntabwo ndibuja buri inyama ariko zirankanuriye numva biranze we akanwa ko ntabwo rakajemo shanjye ntabwo byankundira ncunze gasana agiye so next
tugiye kubivanga. turabishyira mu isombe. Kamanze mire. Namizi none. So turashyiramo akamagi kamwe kubera ko nyine ni mu nyama just turaza kongeramo isombe nibimara kujya mu isombe. As you can see. Ndetse urebye ko ari ibijya mu isombe umuntu ashatse ntiyasukamo. Nashatse yasukamo n'ubwo. Bigahira nimwe ndetse ko isombe nyine mbona igisa nk'igikomeye. Iracyarimo ikibarafu but ibiryo byacu birashya vuba tu. Nisukamo bishyane. Pansukemo bishyane. Hano dushyira amazi y'ubugari. Yego. Yep, reka dutegereze nabi twabisutsemo hano. Reka dutegereze rero iyi sombe nayo bitogotane. Sibyo? Ubugari ariko Gasana ntabwo mwizeye niyo bamugiye ku interview. Ngiye ariko guteka umugari mwana. Guteka umugari cyane. Ndagerageza. Tugiye kubufatanya kuko turabusigira. Ndakeka hano amajwi arimo kumisa. Ngiye ndagerageza. Tugiye gushaka ikintu tugabanyirizemo. Fine cassava. Kinazi. Rero ibyari byo. Kandi tugabanye. Amazi kugabanya. Ngo mazi kasa usanga uteka ubugari. Guys, abantu bose ari buriye kuri ubugari nizere ko mufite akantu ko kujya kwa muganga gushaka imiti. Namugiye ikibazo ibyo twabanje. Ibyo bintu byihore kuganiraho mbere. No gushyiraho aga peteroli. Ifu yose yishyizemo. Suri benshi? Ibishyiramo ifu yose. Kandi harimo n'abantu turabasore. Abantu bo gukinata ku isahani. Ifu yose kubyishyiramo. Ntabwo yishyizemo yose. Basi ubu ngubu. Gusa nta kintu witwaza. Gasa urateka? Urabusonga? Ndabusonga nani. Afite ubwoba. Amaze nk'umuntu ugiye gukora interview bwa mbere muri ambasade bya Mucana. Yifitiye ubwoba. Urumva rero? Isombe Iriho hano. Njye nababereye umuntu uza umuyede. Just like that. Abantu bafite imiti yo kwivuza ra. Hano hari isombe. Yanahiye already. Irimo umufa, irimo inyama. Ubwo se turabona ko ari njye wayitetse cyangwa ari Gasana? Kandi ari njye wayitetse. Nawe Harimo warisi. Biduteza abantu. Ntabwo. Basanga batugaburira turebe. Bano Gasana. Gasana arimo aritwaza akazi. Urumva ukuntu bimeze fasha iki kugira ngo udashye. Igitambaro kiratwika. Igitambaro cyo gitwika kurusha. Ahubwo akangaka ni kamaro umwanya karita kagiye. Karita gashyira. Nabo bajya gashira. Kubera iki naho gashiho niko gakoze nyine naho gukora naho gutereza amasaka. Ahubwo nzakora business yo kuzana utu ndabona abantu baduharaye muri comment ntabwo batuzi. Muri comment bananada. Hako Gasana kirabizi nyamara. Ngiye ibi bintu ngiye nakoze mbizi imana. Nyine neka kawunga. Kawunga. Ntabwo wateka kawunga ikunanira. Byakunanira ngiye ntabwo kano byiyumva. Kawunga iragoye. Kabisaba Birakomeye nimba bikomeye niba ushaka ubworoshye wongeramo utuzi nimba. Ariko nyine ndabona ari sawa. Gutya ni sawa. Ibintu se nimba imena nta kibazo. Aha nta kintu witwa. Wabwirirwa hari ikintu twahese. N'ikimena ntabwo twohereza ati. N'ubimena turarumanga ubugari. Ahubwo bwa bugari ni buki. Kirarushye kitanye ngo. Kawunga ndagakubita kweli. Ari ubugari. Byaje gupfa. Ukuntu bimeze ubugari niba buke turateka n'umuceri. Ibintu ni byinshi ahubwo. Okay.
Mufashe byakunaniye. biryamemo Biryamyemo. bijyemo Subiza inyuma mo ariko urabona ko mbizi Oya? ko nari mperutse ariko ndabizi Nani gasana guteka ntari. Ntabwo wakwicishije wa muntu inzara none uze kunyereza momo ndagakoreza momo yanjye byane tubiganire. Ndakoma umugeni. Se oya ko nashatse hano heza. agandi gutabanga Nakanye ngakomeyeho. ni gutabanga Arimo na uploadinga guys gasana. Bageyo. bajye kureba ukuntu Bereke nyine babwire ngo ni kiye kiganiro ushyizeho live turi mu kindi kiganiro live. Umuntu ko arakaye. Yego kuba utari umugore niyo mpamvu udasama iyo aba wasamaga mu ukuntu birushye. Ayo maso abana bose ko ari batandatu barajya mu mabere yanjye bari hano niyo bari burarize. Umwana akageze hano harakaye. Sama nibo babwira abandi ngo basame nkaho sama pasama cyase ndaja. Sere kunywe y'intu, kunywe y'amavubi. Nisubirajwe n'andi. Ubwo ariko barahiye. so bwawe yaka kanya Sawa, ukuntu gusa nta gituri kirimo. urashaka Ntabwo burashya. Nta cyizere gihari. Nta gihari pe haracyabuze. Niyo mpamvu shera kunda buri. Ubundi busanzwe ubugari. Ntabwo burabona njya mbutera. ukunda ubuhe Iyo muri kano gahuka iyi bayita. Kasava. kinazi Kinazi kasava. iriya kunda Iri izi kuyiteka. Nabara busanzwe bundi ntabwo nanabo gutekera ngiye bari. Abataka ko muzi no kumamira. Kumamira se ni gute nono? no rucabana Asa bwahiye. kumamira no kuburya Ngwino checking nyakubaho. Baranaga ku gikuta. Urabona bagana. kumamira no kuburya Urabona? Bakuru babumba. Ishinga ikinyarwanda cyubo. baburya Bwahiye man. Turese ubugari budafata hasi. Okay. Reka nze nanjye nzane igikombe cya plastique ngo barambwiye ngo babumamire. Sibyo man. Ubugari hasi burimo buriyegura. Uretse nkwereke ngo babumamiriramo hano. Ahubwo reka nguhindurire. Ubukoreramo aho ngaho. Kubuhindura byo urabikora n'ubundi njye sindimo. Najya mushyire ku isahane ubukubitireho. Oya ku isahane barambujije. Fasha gutya mwereke. Muri comment ariko. Muri comment barambwiye ngo umuntu babumamiriramo hano. Niko nzi kubabyita ngo kubumamira. Kubumamira ni gutya. Ukoza muri amazi mwasaguye ashyushye ukajya ugenda ugira gutya. ibyo nta kinyarwanda bigira Banza aricyo nacyo ari icyanjye nk'imvubu. Mwishinga ikinyarwanda cye murasana. ikinyarwanda cyawe Ikinyarwanda cyanjye Ni kimihanda. ndagikimanze kumamira kumamira. umunyamunye cyane Kawunyumve. Nta murumuna wanjye nkimuhaye usuba byazagera ku kigali. Tware neza Suwe mane. Reka uyu mwaka wawe ushira ugize. Ataye mago. Ase kasana muri 2000 na kangahe? ngenda cyari umwana ariko Sana muri 2000 na kangahe? ariko ngenda shaka uzakora nyine nkamera nkamwe tu shaka kumera nkamwe Nukuri urashaka kumera nkatwe. That's fine and that's good. So, ndabona byanze. Byanze. Ni abagabo babutetse sinari mari. Nibi bapfana. Nzano ndebe ntabwo ari ngewe. kandi rero gushura Ndarengana. ushira niyo Nese turabishyira ku nuzo. Ku isahani. Okay. baza ko tachi yawe ari Uze gasana. Hari icyizere cyuko aza kwiyanikisha abantu batetse. Gasana kutabanga urumva nta kundi kumwe. kandi ari byo batetse Uke tite tugira vuba. Ndakeka bihiye. Yep. Giye kurya ibiryo gasana yatetse reka tubyumve tubitagatifuze. akamara ingende muzima cyane mwana Reka tubyize. bijyanye no guteka Ibintu byo kwivuza biryoshye. bakundi. nta rusenda se ngo dushyiremo No kagira senda nta mugore ugira. My husband. urusenda ni Ntabwo urwanyu njye gusa bivuze pe. Is he that? urusenda ni urwanyu gusa ni urwanyu gusa Nacitswe. Ubwo Fuad nacitswe. nanjye ndacitswe Okay. mumbabarire ariko ibiryo biraryoshye kanumva Urumva. ndabiryoshye da Okay. Ubugari rero sasa Ushyira hagati no hagati. hagati no hagati. ibiryo biryoshye wagira ngo birimo isukari Ayi. mbega ubugari na Ubugari dore icyo bita ubugari. Twagiye. Ndebe.
sha ibyo buriye cyo ari njye wabitetse arabizi How is it? biraryoshye niko ni sawa biryoshye vraiment Kuno ukuboko kwanjye murabizi ko itaci muri nonzo ari ubwa mbere muyumvisha. arise kariyeri yenda inzap irangiriye hano Itaci murabizi ko ari ubwa mbere muyumvisha kuva mwagira ina akora nka chef Arsene afite ikibazo taraza muri iki gikoni zikunda ari cy'abashef bakomeye ahubwo nuko mutubwira uraza duteke okay guys rero nyine kuri kamera ntabwo njya byinshi nkuko mbishaka bakupete reka dusezere Gasana aberetse akazi gutekamo gake n'abakobwa bari aho daya bashaka umuhungu uzi guteka bashaka umuntu uzajya abakobwa nabatekera bikabareba. yego Bazantekera ngiye. yego reka tubaseze rero mwakoze subscribinge mu commentinge mu likinge kandi hose mudusure mugeyo mugende mu pyonde ko mugabo yep mu kirungu so